Reka nkusuhuze kandi nkwifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Turi ku itariki 9 z'ukwezi kwa munani, umwaka ni 2026. Nkwaye ikaze wowe wakanze subscribe ku muyoboro wacu, n'iby'agaciro gakomeye. By'umwihariko reka mbanze ahangaha nisuhuriza abarundi mumeze mute. Ingozi, mu Gitega, za Kiremba n'ahandi mumeze neza? Reka nizere ko mumeze neza. Ngira ngo niba uri umwe mu bakunda gukoresha imbuga nkoranyambaga, amakuru y'ino couple wakomeje kugenda uyabona wibaza ngo ni ibiki, ese byagenze gute? Nkuko muri kubona kuri screen zanyu, umusore yitwa Nshimirimana Abel Ferdinand, umukobwa yitwa Irakoze Neri. Aba bombi bikaba bigaragara ko bari bafite ubukwe ku itariki 15 z'ukwezi kwa munani uyu mwaka w'2026, ariko byaje kuza kuba byarangira ubukwe butabaye, ubukwe burapfa. Amakuru angeraho nuko uyu musore ari uwo mu itorero rya Pentecote cyangwa se ADPR, ariko kandi n'uyu mukobwa bikavugwa ko nawe ari umu ADPR. Birumvikana, of course bose ni abakristo bateranira ahantu hamwe. None abantu bakomeje kwibaza bati niki cyatumye ubukwe bupfa? Amakuru ari kungeraho nuko uyu mukobwa yagize gutya ajya gusura uwahoze ari umukunzi we, ubwo ni bamwe twita ex cyangwa se expired. Kugira ngo bimenyekane, murabona iyo umusore n'umukobwa bitegura kubana nyine nk'umugore n'umugabo, bafite ingenza, yewe n'itorero riba ribashyiraho abantu ngo babarebe bamenye amakuru yabo, cyane ko nyine baba bagira ngo bazabashyingire nta n'umwe uguye mu bishuko cyangwa ngo abe yazanira undi akaga. Kugira ngo uyu musore amenye ko uyu mukobwa atwite, amakuru angeraho nuko ngo bamwe mu baturanyi b'ababyeyi basa nkaho bakuze nyine bazi ibintu byo gutwita, ngo bajyaga mu matwi uyu musore bakamubwira bati ariko ko tubona sheri wawe ameze nk'umuntu utwite, aho ni byabaye aho, si wowe wamuteye inda gutya na gutya? Umusore ati reka da. Kandi amakuru angeraho rwose ngo uyu musore ni umutumishi rwose ku kintu kijyanye no gusenga, ngo ni uwa mbere. Bakomeza kumujya mu matwi bamubwira bati nyamara umukobwa wawe aratwite. Umusore nawe bati ni bimwe byanyu ngo mushaka kunyangisha umukunzi wacu. Murabona nyine abahungu bakunze rwose, nubwo wamufatiraho icyuma ntago yakumva, inama wamugira yose ntiyayumva, yumva ko nyine ari ukugira ngo umushwanishe n'uwo yakunze. Umusore akomeje kumva amajwi hirya no hino, afata sheri we aramuganiza, aramubwira ati sheri urabizi n'ikindi, ndagukunda nawe urankunda, ariko ibintu bari kumbwira biri kuntera ubwoba, ngo ushobora kuba utwite ngo gutya na gutya. Umukobwa ati none se sheri, ntabwo unkunda? Ndagukunda. Ntabwo unyizera? Ndakwizera. Ati rero niba unyizera reka kumva amabwire y'abantu, njyewe ntabwo nwite. Umusore atariko ndakwizera pe kandi ndanagukunda, ariko mfasha tujye kwa muganga turebe ko udatwite. Umukobwa ati reka ntabwo najya kwa muganga kuko sinwite. Umusore aramubwira ati ntacyo, katugende tugure teste mwipimire ndebe koko kudatwite. Umusore aragenda ajyana n'umukobwa bajya kugura ya teste. Ubyibuke neza, umukobwa yari yavuze ati rwose ntabwo nwite. Bakimara kugura teste amupimye asanga byarabaye.
basanga aratwite. Invitation bari batanze baba barazisubitse. Imiryango irumirwa bati iyi mvura itunyagiye ni yahehe. Iwabo w'umukobwa birabayobera, iwabo w'umusore nuko bati ibi ni ibiki biri kujya mbere. Nuko ubukwe babuhagaze gutyo. Bwari ku itariki 15 z'ukwezi kwa munani 2026 nkuko muri kubibona kuri screen zanyu. Ibi bintu bireze mu itorero rya Pentecote hariya mu Burundi. Ngira ngo izi nkuru akenshi rwose zikunze kumvikana hariya mu Burundi. None abantu bari kugira bati wa musore we n'ubundi wamukundaga emera umuzane. Abandi bati uramenye uramutse umuzanye waba wirahuriyeho umuriro. Ati n'ubundi yazajya guca inyuma. Ngayo nguko.